Musanze umugore yarumye igitsina cy'umugabo amushinja imyitwarire idahwitse mu kunoza amabanga y'urugo. Yes, reka nyine masoze kandi mbahereza ikaze mbifurize kugubwa neza aho murere hose mabwira ngo kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze udutera inkunga twuzuze Kuko dukube stade amahoro. Dukube stade amahoro. Meze neza umusaza? Sha meze neza kabisa. Nakora mu kagofero kameze neza nk'akabasaza. Urambona ko bimeze bite cyanwa ariko ngo ni suna. Ni suna. Ntago ari suna. Ayahe ntabwo bwa Saddam. Saddam Hussein. Misal Shababu. Oya. Wowe urumeze ute? Turashima Imana, bintu n'amahoro aho duherereye hano kuba imbere nta kibazo. So amaze kutumenyera sa ruko kwivuga ni Kinyafrika original. Nameze neza, boss ahemba neza nta kibazo. Ni amahoro. Ni amahoro turi kuyabona neza yicyuze. Ayicyuze tugezeho. Iyo bitwinjiza neza mu kiganiro ngo imihanda remeze bite? Imihanda iri kunyerera bro. Kunyerera? Hano reko reka babwira. Uyu mwaka ushaka kuba uzagera amezi nka 18 aziyongeraho. None se reka nkwereke izo bintu ndi kumva ejo bundi ngo numvise ngo umubyeyi ngo wisha abana be 3 ejo bundi ibintu nsigahe numva ariko se twumvise ngo abagabo ngo badashimisha abagore ibintu bimaze gukomera. Nyamara niyo mpamvu nkubwira reka mbe ndongeyemo indi minsi. Uratangiye none abo tuzi hano havugwa abatavugwa rero bameze neza. Ubwo bandumye nkanjye mbaye ubwo ndumye urabona aricyo mbaye aricyo mbaye arejya yazakuruma andumira iki ariko nawe uri mugenzi wanjye yawe inyobya by'abantu ubwo se nshatse kuvuga ngo ufite iyerekwa ritambutse se oya kereka iwawe utazanduma bro. Iyo ujya kurumana ngo bimeze bitegira ngo nibyo uri kwitsaho wabaye ugiye guheraho kabaye. Reka nkubaze nka utekereje neza nihe hano umuntu yakuruma ukumvura babaye bya dani hariho hose waruma mubiri oya wenda handi cyangwa nk'igice ku mubiri wawe kiruta ibindi ushaka kuvuga ati kiba giciye rwose wabandangije umutwe ni umutwe. Uyu ubwo mutwe ntabwo tubara ko ntabwo waba ukiri gutekereza wasigara uvuga ati ibaze shangiye kereka undi umyara hepfo kuncence tu nzi umukandara agacika asa umuntu yahagera ati umuntu yahagera ati rero abantu bararakaye zumbaza ukuntu umuntu ajya kuruma ari hepfo. Ndagira ngo iyo nkuru twinyuzemo neza zo kwica amarenga nkaho bitabaye ubitubwire neza ngo bimeze nkuru rero ukuntu bimeze. Ni inkuru yabereye i Musanze. I Musanze mu murenge wa mu mudugudu wa Kabaya mu murenge wa Muhoza aho biri kuvugwa umugore yagize gutya abarumye igitsina cy'umugabo. Ni inkuru turi gukesha ikinyamakuru Inyarwanda. Ni inkuru turi gukesha ikinyamakuru Inyarwanda. Iragira iti Musanze umugore yarumye igitsina cy'umugabo amushinja imyitwarire idahwitse mu kunoza amabanga y'urugo. Uri kumva? Musanze umugore yarumye igitsina cy'umugabo amushinja imyitwarire idahwitse mu kunoza amabanga y'urugo. Kuri ko akunda yagiye gukora kunanabeka buncence kubomora urumva bikaza kuranja bigenze nabi. Ni kenshi tugenda twumva ibibazo nk'ibi ngibi tukajya kumva ngo umugore ngo yahohotewe ngarahohote cyangwa se ngo mu bashakanye ngo umwe ngahohotera mugenzi we. Iyo bavuze guhohotera mugenzi wawe nuko bamukoresha imibonano mpuzabitsina mu buryo budakwiye, mu buryo nyine mutumvikanyeho, cyangwa se ugakoresha ibindi bintu bisa gukoresha ibindi bintu byishimisha mubiri ugamije kwishimisha ariko biganisha ku mibonano mpuzabitsina uwo muri kubikorana atabyifuza. Umugore
abageze gutya aramubwiye ngo hindukira nk'uko inkuru ibivuga. Baravuga ngo hindukira, ngo yanga guhindukira, biza kurangira ngamurumye, ari namanuka ngamuruma hepfo agamije ishyano ryaciye umurizo, amuruma hepfo ngagamije ngo kumushahura. Iyo bavuze gushahura, abatabizi ni nko kuba umuntu yaguca igitsina nko ku bagabo, cyangwa se abagabo numva aribo bashahurwa, bakamuca igitsina no kumushahura. Uyu mugore ngo yari asanzwe ari urugo rusanzwe rurimo ibintu by'amakimbirane, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo basa nk'aho batumvikanaho, ngo umugabo yarataga akamukoresha imibonano mpuzabitsina mu buryo nyine batumvikanye, mu buryo nyine badashaka. Ubwo ni sero umupasiteri uzi babishinjeje ejo bundi. umupasiteri babishinjeje ejo bundi kugira gute? aha nyine guhohotera umugore. Umupasiteri ntabwo nabyumvise. Gafaranga ese Gafaranga sibyo bamushinjaga bwa mbere? sura nk'ipasiteri? Oya, ntabwo ari pasiteri nyine, ariko tumwita pasiteri Gafaranga. tumwita bishop. Bishop Gafaranga hajya. Njye ntabwo nzi gutandukanya pasiteri na bishop. Ntabwo na hajya ni Rivera. Urumva n'umugore nyine nk'uko bikubwira, yari umugore. Ibi ngibi byabereye nk'uko nabikubwiye i Musanze, ubwo ni mu majyaruguru, mu mudugudu wa Kabaya, mu murenge wa Muhoza. Byaye gatatu. Avuga ko uyu mugabo ubwo nyine bari bari mu gikorwa cy'abashakanye, ngo umugabo ngo yashakaga ko babikora baziritse. Ngo ari ukuntu nyine habaho ibintu by'amaposteri cyangwa se uburyo bugiye butandukanye baziritse kandi. Uwo mugabo ko numva ari umunyabishaka nyine ngo babikore aziritse. Ariko ukibaza, uretse wumva ukuntu nyine abari bwa bugome, nimba byari byatangiye ngo umugabo aravuga ati hindukira, ubwo nyine sumbaze ibyo bari bagiye gukora ahindukiye. Urumva umugabo ngo akavuga ngo nyine umugore we yiregura, avuga ko yashakaga ko umugabo yashakaga ko bakora imibonano mpuzabitsina aziritse. Noneho ngo umugabo basa nk'aho babirwaniramo cyangwa se barwana, atangira kumuruma, aramuruma, amurumye aramanuka no hasi ba. Umukobwa yiruka kurangaza mwana, atazakuruma nawe, yakuruma banarumana. Bararakaye nawe, sibyo nakubwiraga se? Bambwira uriya yaguhereza, uriya ntabwo yahise yakuruma akagushahura. Aha rero ntabwo tuje gusubiramo inkuru nk'uko bayivuze, ahubwo turagira ngo turebere hamwe. Ese aya makimbirane tugenda tubona mu ngo ubundi agenda aturukahe? kugira ngo wahumbishe muri iyo nkuru byaturutse guhindukira. umwe ni ukudahindukira, undi ni ukutanoza, ni ukutabikora uko ndabishaka. yego. Ariko ibyo ntabwo numva ari ibintu byakaye babashwaniramo. Nimba umugabo we gukora ibyo ushaka, nawe ukora ibyo ashaka. hariho mushinja kutanoza amabanga. Ntabwo bamushinja kutanoza amabanga, imyitwarire mibi. Imyitwarire mibi. Kandi ari ahantu uri magirirane. Mbere na mbere reka mabwire, izi ngo kugira ngo zikomere nuko banza ivuga amagirirane, bagutera ikamba nawe uti yewe soge kamba. ariko abagabo ntibuga. Reka nkubaze, yagiye kumutera ikamba yabanje gukuramo ibintu byose byagize. narimo nkubwira, twe ntabwo twari duhari niyo ngo byagenze gute, ariko dukurikije ibyo dusoma mu nkuru, ntahise umugore ariko umugabo amuziritse ngo ni magirirane. Wenda kumuzirikana njye ntabwo mbyumvamo nk'ikintu wapfa kwemera gutyo, ariko se yamuziritse bageze byari bigeze. Reka tureke ibyo babanye n'iki byose, birakwiye ko umuntu azirika. Oya, ni ihene se kera hari yagiye kujisha, hari n'abajyaga gukaba bakaza kuzijisha, ni ukubyita kujisha. umugore n'inka ngo ugiye kujisha. Nyine urumva, nimba kiriya n'igikorwa kiba harimo urukundo, ntabwo ari igikorwa wenda kiba kigomba kuba
uridumbukije ntabwo ari inka n'ihene, ntabwo ari ihene ku ihene cyangwa inka ngo yurire indi nka, sibyo? aba ari ibintu banza mukaganira, aba ari igikorwa cy'urukundo. Itungo ryo ryuri irindi ritabishaka birakunda, ntabwo bikunda. Aha rero nimba bari bageze mu gikorwa akavuga ati mpindukirira, urumva nk'uko umugabo yavuga mpindukirira, ahida ashobora kuba hari ubundi buryo yagiye kubikoramo. Oya, ubundi guhindukira mu buriri niba bavuga ngo umugabo ahindukira ku buriri ntahindukira ku ijambo. Ubwo bintu nka ko akura ashaka kuryama amuteye umugongo mwati. Oya, iwanjye mu mugore mwiza. Hari ibyari byabanje kuba. Uri kurwa nk'umuntu wari uhari. Urumva bimaze kuba biba ngombwa ko wenda hari igihe hari ukuntu ushobora kuba wicaye ukaba wumva nyine ukaba wumva pozisiyo wicayemo iragoye. Nibyiza gukura ndaza guhamagara umwe mu bantu bari Musanze atubwire uko byagenze. None hari igihe wicaye muri pozisiyo imwe nk'uko nicaye uko nkaba nakweguka nkicara noneho negamye. Reka dukoreshe ikinyarwanda tumenyereye tuzi neza, iyo uze guhindukira mu buriri. Guhindukira ni ukugira ute? Ni ugutanga ibyo waje gukora inshingano waje uje gukora. Ariko kubivuga no mushaka gusesengura, ariko hari ibyo babanje, tumaniyeri twanye tumaniyeri koko. Reka tubyure uko biri tutagiye mu bintu byinshi. Ubu uri kubwira umugore ngo hindukira, urumva nk'umuntu bashakanye mama w'abana be 3, icyo babwira ngo uracyumva nyine. Ntabwo rero boba ku rugo, ntabwo biba nk'ikosa, aho ikosa iyo n'ibyo umugore avuga ngira ngo ababishinzwe bazabisuzuma barebe byo kumuzirika. Nta muntu wo kuzirikwa rwose. Oya, kumuzirika ntabwo babishyigikiye. Ushaka gucishana umurizo, urumva ntibikwiye. Ibintu byo kuzirika ntabwo ari byo, sibyo? Ariko ari uburyo bakabumvikanaho akavuga ati sheri wanjye bino gutya na gutya ntabwo ari byo, sibyo? Kuko bivugwa ko yabanje akamuruma nubwo kwitama, iyi nkuru ihereye ku itama, iyi nkuru umuntu wayanditse, sibyo? Hari ibintu atashyizemo ko ntabwo ayisesengura neza. Ibiri byo kwitonda nta byo kwandika ibyo ubonye byose, urumva? Ukoresha amagambo mazima ndabyumva adatakaza umuco. Yabanje amuruma ku itama, sibyo? None se ko yaramurumye ku itama, hasi yaragiye kuruma ashaka iki? Kandi babivuze mu nkuru yaragamije kumushahura, ashaka kumushahura. Ubwo nyine yarabihaza. Ariko bagenzi akaga karagwira. None sibyo sibi tuzabivuga he nyine ibingibi nyine. Ariko ibaza umubyeyi wawe ugiye kumva ngo kera uyigize gushaka gukora iki kintu, kugikorera papa wawe cyangwa mama wawe ashaka gukora ikintu, papa wawe ashaka gukora icyo kintu mama wawe. Rero iyi miryango bivugwa ko inzego z'umutekano cyangwa se ubuyobozi zahise zibyinjiramo. Urumva mu kubyinjiramo bagiye gushaka igisubizo gikemura ayo makimbirane. Bakoresheje ijambo ngo bagiye gushaka umuti urambye. Umuti urambye aho ngaho ni uwo umuti urambye. Rero ubu ngubu hasigaye hariho ko nimba tugiranye ikibazo tubana nk'abantu bashakanye, urumva, tugasaba gatanya tugatandukana. Niwo muti urambye. Bitabaye ibyo umwe yazicana nabyo tuzabyita iterambere. Urumva basigaye bavuga iyo ushatse gatanya, urumva, niwo muti urambye. Urabyuka ukagenda bakagusinyira gatanya. Ubwo icyo bazakora ni ugutandukanya abo bantu. Nta muti urambye uhari, kuko ukuntu babivuze bisa nkaho hari izindi kesi zasanzwe ziri muri urwo rugo. Yego. Kuko umugore yavuga ngo aramuhohotera, urumva. Ariko urabizi buriya ifatanwe umutaro niba yarayamaze. yarayamaze. Ubwo rero uriya mugore niwe icyaha cyahise kigwaho kubera ko ari we wakoze ibidakorwa. Yavumbuye pe. Yavumbuye. Ntabwo yavumbuye, na kera byahozeho iyo abajya gushahura, ariko ntabwo ari umugore. Mushobora kugirana amakimbirane ariko se kuruma noneho ukajya kuruma. Ese ushatse kuvuga ko ari ibintu bishyashya biba bije?
hari hano reka mbabwire kuruma, reka nkubwire, uzi ko buriya njye mbona nkabona satani ubwiwe, urumva hari igihe rero ibintu dukora akavuga ati biriya ntabwo ari njye mana, biriya bintu nibyo abantu bivumburiye. Jewe n'ubwa mbere numvise kese y'umuntu, ubundi umuntu mujya kugera hariya gute? Nyine nicyo kibazo turi kwibaza, umuntu waba agiye kugera ku gitsina cy'umugabo gute? Hari ibintu tujya twumva byaba nyine njyewe ku giti cyanjye ukuntu mbyumva, nta mugore n'umugabo bakora ibyo bintu kereka indangamirwa. Baravuze ngo si bakazongera kuzita indangamirwa mu itorero ry'igihugu, urumva babandi bagura ku muhanda, mu kirundi bahita badandaza amagara. Badandaza amagara, urumva niwe muntu numva wakora ibyo bintu akamanuka hariya hepfo agashyiraho umuntu kuruma se. Tujya twumva ngo bibaho, wenda twe kubishyira twe kubivuga, urumva ariko biragaheriye kujya kuruma bro, biragaheriye iyo ngiyo. Se wambwira ngo mukagira Imana mwe Musanze, ariko ko tuvuga ngo ibintu byo gushyira umunwa hariya hepfo ugahita usimbuka ukabyitarutsa kosa nk'umuntu ubizi. Ntabwo mbizi, ntabwo mbizi, ariko sindi n'umwana ku buryo ntazi ibyaremwe naho byagenewe kujya. Nese harimo mu kanwa noneho kujya kuruma. Wa muntu umanuka ugashyira umunwa wawe hepfo hariya, bivuze ngo ntabwo uba witiranyije ibintu, wafashe ibintu ukabishyira bitagomba kujya. Aha rero ariko izi ni kesi zimaze igihe ziri gucaracara abana, sinzi umaze igihe twumva abagore bica abagabo babo, abagabo bica abagore babo, ukajya kumva umwana yafatanyije na nyina bica se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo wigeze ubyumva se? Ntabwo yumvise umudamu mu minsi yashize wishe abana be batatu. Wishe abana be batatu. Ariko njye nibaza ko umuntu aba afite ikindi kibazo. Ugiye gusuzuma ushobora gusanga afite ubundi burwayi runaka, cyangwa se abemera amarozi bakaba baramuroze. Nkurikije agatemonyaje gato k'abantu uzare abakobwa iyo amaze kubyara, igisa kimaze kumukoma akacyumva, arakubwira ngo nibwo ngiye namye agaciro ka mama, ati ngiye ujya mwubaha. Ibaze none umuntu wabyaye abana umwe babiri batatu, icyo gisa akacyumva yavuga ngo fasha umwana agiye kumwica. Ntabwo mpamvu ko umuntu yaba ari muzima ku giti cyanjye. Nyine rero reka mbabwire bro, ikamwibwira ikintu kimwe umuntu nakubwira, urumva ngo ndagukubita, sibyo? Uziruka da. Nakubwira ngo njye nakwica, bavuga ati nakwica bakamfunga, aho nzahunga ntabwo nziruka. Urumva uzajye wirukanga. Abantu muri ino minsi bifite ibibazo byabo, abantu ura nubwo tujya tuvuga ngo tujya tubona abantu bagenda mu muhanda tukabona ngo uriya ni umusazi cyangwa se ni umurwayi wo mu mutwe. Ntabwo abantu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe byinshi mani, kubera amastress, iby'akazi, iby'iki, kubitana n'umuntu yifite credit yenda kumwirukansa yamushajije, ugasanga yifite ibibazo wenda by'uwo mugore nawe wamunaniye, cyangwa afite umugabo wamunaniye, urumva ugasanga nyine umuntu yifite ibibazo birahanga bigiye kumusaza, urumva warangiza umuntu yakubwira ngo nagukubita nkakwica cyangwa nakwica bakamfunga, ugahagarara ukamushinyikira, ukaza ukamushinyikira nk'imbwa iri kurya noze, iri kurya umwanda ko ari ibishinyika, kuramo da akukubita akakumomora umutwe akawumena bagafunga. Hari igihe bavuga ati uzi ko ari umuntu ukubwira ati bashaka kumfunga nkagira amahoro kubera ibibazo biri hano hanze. Nimba ubona umuntu bamufunze rimwe kabiri gatatu, sibyo? Ukeka ko kuba bamusubiza cyaba ikibazo kuri we, ari ikibazo aba ari ibintu nyine afata nk'ibintu bisanzwe, ubundi ngo urayirukankana cyane ukayimara ubwoba. Rero umuntu nakubwira ngo ndakwanga sivamo ndagukunda, sibyo? Bro, nimba unyanga nanjye ngomba kukwanga nakugendera kure, kuko njye ntago ndi Yesu, simvuka i Nazareti.
Vuka Gatsata. Mvuka. Kwa Rock. Icyo bavuga Gatsata bro. Niko man. Oya nakari habi. Gatsata ni heza. Ahantu nakureye sha. Ni heza nta kintu mashinja. Kuko niho narerewe. Okay, ngira ngo wena ibyo ni ibyabereye muri Musanze, hanyuma twigarukiye imihanda y'inaha ngaha. Element ngurukijwe igitutu n'abafana n'abakunzi b'umuziki. Ariko njye ibintu bigize kubivuga. Ahubwo njye nari negereje ko ibintu bizaba. Bigize kubivugaho mu kiganiro twari twakoze, nari nakoze bwa mbere kuri channel yanjye, ubwo Element yari gushwana n'aba Melody, ibintu biri aho ngaho. Bashwana gute? Uzabifu zarago tuzisema za kera. Urumva? Element afite izina rimeze neza, sibyo? Ni producer uhagaze neza, sibyo? Ariko wenda byawe ndivuga ngo nabyera ngo de. Urumva? Element ashatse ari ukuntu yiminjira amagafu. Mu buhe buryo? Haba muri production yiwe, sibyo? Kuririmba ntacyo wenda tumushinja, nubwo aririmba ibintu tutumva. Binaririmba abujya mu mazuru, aririmba tubarijwe twumva ibintu aririmba. Ariko yashyiraho lyrics azishyiraho. Ubwo se iyo niyo art umuntu utabona. Amatwi bakora cyane. Amatwi ngo bayumva cyane. Ubwo se azajya yumva arebe lyrics. Nubwo ndakora. Ubwo se umuntu utunze radio. Nese ugira ngo azumva umuziki nyarabyo. Ujye ntazajya yumva injyana. Akijyana ye ni imwe. Indirimbo tumvise ni nyine banza wumve. Injyana ye ni imwe. Ariko reka nkwereke wenda iki ngiki nanjye ku giti cyanjye reka nyiri cyo nkivugaho. Buriya hari abantu nyimo nabagowe. Abantu bagowe harimo ba star. Sibyo? Umusitari agira atya akaza kikorera utuntu twe mu buryo bwiwe. Nibwo buryo bwe, nibwo ashoboye, nibwo akunze, nibwo bumushobokeye. Nibwo buryo ashoboye. Nta n'umuntu wamutumye. Ariko nume yamara kuza, yamara kuhagera, ugatangira kumbwira ariko ugatangira kumuhereza inama. Ukamubwira ibyo adashoboye, ukamubwira ibyo iri tubone ikintu kitari sawa tujya tukivuga. None se umuntu mwabone ushoboye ibintu byose. Ni producer mwiza. Icyo haro gihakana. Mwiza utanga beat imwe. Uzumve zira beat zose. Ni imwe. Ni touch yiwe nyine. Ubwo nukuza nkagufatira. Ntabwo ndi umuhanga muri ibi ngibi, ariko nibaza ko mu babirizi cyangwa bisobanukiwe bazatubwira. Ariko ni umwe muri beza dufite hano mu gihugu. Wari winner. Ego ariko wemera ko ushaka kuba winner kubw'impamvu runaka. Kuzi imbaraga zikuri inyuma, sibyo? Izo mbaraga ziva he? Kuki zitazi inyuma yanjye se? Nyine izo mbaraga zikuri inyuma. Wowe kuki zitazi inyuma yawe? Nawe zizaza. Uriya muntu kugira ziriya mbaraga zimuzeho nuko aba ari impamvu hari icyo aba yamaze kwerekana. Ibyo wenda icya kabiri twabonye nk'umuproducer mwiza. Agira bitunguranye abadukubise kakashe. Banyarwandakazi iyo mutayikunda ntiri kongera kuririmba. Kashe ari nziza, ikoze neza. Urumva? Nyuma yo kumwadimira amabwira ati ibintu wakoze n'ibizima, arongera aritereka aza ashyira izindi ndirimbo hanze. Iriya kashe ya supportinzwe n'iki? Na timu yari irimo. Ese tujye kira ndirimbo atari nziza? Ntabwo ari nziza. Iriya ndirimbo ni nziza pe. Ni nziza. Ntubyemera ko ari nziza? Urumva ni nziza. Urumva yakoze niki? Ariko iriya ndirimbo yaza kuyikora, sibyo? Ku giti cyiwe adafite imbaraga zo muri 155 sibyo? Ntabwo twari kuba tukiyizi. Ntabwo twari no kuyimenya. Reka nkubwire. Ubundi ibi bintu turimo turabona byose abantu barimo barakora. Imyidagaduro, ubuhanzi, ibiki byose. Ni ukuvuga ngo ubu nguha ni business. Ni business.
iyo ari business rero ugomba gukora igishoboka cyose product yawe ikaba successful. Yego, ibyo nyine imbaraga ibyo ndabyumva, ushyiraho timu igakora ibintu tukabikora tukora bizima. Ntabwo nkeneye kumenya ahantu ibiryo byatekewe kuko hari ababishinzwe. Ese byaryoheye icyo ushaka nyine, ushobora no kujya ugasanga ahantu babiteguye ntabwo ari heza, ugasanga ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? Hari ukuntu abantu, ariko reka ndetse kwihuta, kuki ubundi bamwokeje igitutu. Aha, Element rero nk'uko twari turi kubivuga, impamvu ndi kugenda mvuga kuri utwo tuntu, jewe bora akora zose aba ari moto, sibyo? Amaoto nyine, amatotune bayita autotune, ni ibiboro biba mu miziki bakoresha, sibyo? Ugasanga ufashe ijwi ryawe nk'irijwi ryanjye nshaka kuririmba, urumva mu bukwe, urumva abageni bose n'abakwe bose bagahita basohoka bakitahira hakiri kare, tutagiye kumara amasaha y'abantu, urumva? Wabyanga wabyemeye, muganga aravura ntazura, urumva? Nyine ibyo byo ndabyumva. Noneho iziriya borozi barazikora zikaba ziriho autotune, ugasanga ijwi baragize soft cyane, urumva? Bikaba too much, sibyo? Noneho ibyo ngibyo bigahita bikujyana hehe? Yajya kuri stage za ndirimbo kuzirimba bikamunanira. Urumva ingaruka za bya bintu navugaga? Wowe waragiye ukora, wenda tuvuge bino bintu by'ubona ngo bya Suno, riporo bita za Suno zikora, wandika indirimbo yawe ugashyiramo, igahita igukorera beat, igahita igukorera n'ibindi byose, igahita inayisohora, ugahita uyisohora ukauploadinga, sibyo? Kubera ko wicaye ukavuga ati wenda tuvuge ndi Sajo, urumva? Nigize umuhanzi, abantu ntabwo bazi nyine bya ndavuga, ntabwo bazi ahantu ukorera, sibyo? Cyangwa aho ukura izo ndirimbo cyangwa aho ukoresha izo ndirimbo. Ugasanga fashe za ndirimbo za Suno ko nagiye nshyiraho Sajo, sibyo? Abantu batangiye kunyitiranya, barampamagara nzo kubaririmbira, najya kubaririmbira nkakubita ryajwe twavugaga, sibyo? Ibyo bintu bikaba bihabanye n'indirimbo nasohoye cyangwa za ndirimbo banzeho, urumva? Ugahita usanga stage ibaye umwanda, sibyo? Ona Element bwa mbere yagiye mu gitaramo, hari igitaramo cya mbere yagiyemo, ngo sound ngiramupfana, abandi bahanzi bose baperforminze, baramushutse, urumva? Bamushutse, abandi bahanzi baperforminze, bamaze guperforminga, Element agiyeho araririmbye ngo sound ngo yapfuye, urumva? Bigahita bakora playback, ajyana na The Ben Kampala, sibyo? Bakoze na stage nayo yarapfuye, sibyo? Stage iryoshye yarapfuye kandi sound zaramupfanye. Kevin Kade arakubise, The Ben arakubita, abandi bose barakubita, nka Nyarudindirisha. Man, Kevin Kade no muhanga, ashyiramo n'imbaraga, ashyiramo n'imbaraga, urumva? Arangije umujama agiye stage ngo sound ngirapfuye, abakurikiye inyuma irakora. Ese ibyo nibiki? Niwe sound ipfiraho buri gihe, muramwanga, nyine muramurogesha. Nejo bundi yagiye stage, urumva? Nanone Uganda bwa kabiri biramunanira, muracyamushuka, urumva? Kevin Kade ahita avuga ati bro, nta muntu ukurusha production, urashoboye, aramumotiva kuni baragendana, ntabwo yanamuvuga nabi, nubwo yamubona buri ikosa ntabwo Kevin Kade yajya, ariko baramushuka mwana, muri kumushuka, muri gushukura mwana, urumva? None wamushutse si yavuye muri 155, niko n'umufu nta bintu turi kubona, urumva? Baramushutse, bamushyize stage birapfuye. Kevin studio y'igitangaza iri hese ko tutayumva, ko tutari kuyumva, kabino abiteke umunsi yabishyize ku karubanda. Reka mubwirire ikosa riri mu ibi bintu, ubwo nyine Kevin Kade ahitamo amwakserera, aramubwira, ariko ashyizemo imbaraga uramujama yabikora n'ubundi, ikibazo nuko akora ibintu bimwe.
ibyo se tunabitinda, ababikorera yenda barabishima bakabikunda, sibyo? Kuko umuziki urari igihe umuhanzi usanga ari gukora umuziki wiwe atari kuwukorera abafana, nkuko njye nabibonye stage ya Element arayikorera, ntabwo ayikorera abafana. Ahantu niko kantu umuntu yakaba yakosora, nimba yaraje ugakora umuziki ushaka tuyumve, ugakora promotion, urumva wisuzugura umufana uvuge ngo mfite stage ngo ahangaha ko ntaga musuzugura, nuko umusuzugura nitabira se ntajya kuri stage niba sawo wajurira zira boro ziba izihe, none uzahano ujyagiye kubihuhurira se bigiye gupfa. Aba yiririmbira bana yabonye byanze aririmba bana, ariya bara niyiwe nihoya ni ya Shafi na Noz na Chrises. Urumva ko rero umuhanzi mwiza ufasha n'abagenzi biwe, yaramufashije se cyangwa barifashije? Yarifashije, yagiye kuri stage karima karima ka runaka, reka kuri umuhanzi niko yo gushaka gufana runaka. Oya ni kwa kundi ushobora kuba ugahita yipfuka mu maso kubw'isoni nyine. Ntabwo nemeranwa nawe, uri umuproducer mwiza umutumira muri concert nk'umuproducer nyine akanyuzwa turi mutwe katuririmba kandi ni byiza turanamukunda ngenda namufana. Reka mbabwire ibi bintu ubundi byadukanywe n'umuntu witwa Pondate, yavuye mu bunyamakuru yabaye umuhanzi, producer yabaye umuhanzi, ariko nta cyaha kirimo, nta cyaha kirimo, ariko byose abizi kandi bikora neza. Oya na byose ntago abizi. Ngira ngo rero karakanyuzemo tubwiye ko arimo ari ijuru tubara abafana kubera ko atitwara neza ku rubyiniro nk'uko babyifuza, ariko ni umuntu mukuru yanga bikunda azabikosora. Ariko biriya bintu ajya yibuka ko akorera abafana, ntabwo ari we babikorera. Reka mbabwire mwa bantu mwe tugana ku musozo, sibyo? Nimba uri umuhanzi mbere na mbere banza wite kuri fame, were kwita gusohora ibintu byinshi bidafite umumaro, gukora ibitaramo byinshi bidafite umumaro ntacyo bimaze, kuko uwo mufana niwe uguha amafaranga, niwe utuma bagutumira, nta kindi. Hari ikindi ndenza kuri ibyo bintu? Reka tugushimire. Murakoze cyane. Shimira badukurikiye, tubabwire ngo mukoze mubane natwe, ibakuriyo nakagaruka ni menshi, bla bla bla, ciao ciao, bye bye.